nanjye ndi kumva nariha igitekerezo kivuga ngo ukunde data kugira ngo akwiyereke, amagambo ye akaguma muri twe, azatwiyereka. Ufite amategeko ye ku murongo wa 21 ngo afite amategeko ye akayitondera ngo niwe ukunda Imana, ngo kandi ukunda Imana azakundwa na data na Kristo azamwiyereka. Imana ikwiyereke muri uku kwezi kwa gatanu. Yes, reka mashimira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aha ni kuri Evangeliste Mukalibiya. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ntabwo mwari mumperuka, nanjye ariko sinari muheruka, niyo mpamvu mwakire kuri Evangeliste Mukalibiya. Muraho neza? Muraho neza. Amahoro y'Imana bane nawe kandi muhorane. Ariko Evangeliste Mukalibiya, iri zina uzashaka irindi zina, Mwuka Wera nukuri aduha irindi zina njye mvuga, kandi twatwakiye Evangeliste Mukalibiya. Tukavuga nk'iryo zina nka ministeri nk'ukuntu twatwaranye tukazamukira noneho muri iryo zina, noneho kugira ngo karibu turakwakiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bizagenda neza. Nanjye mwakoze kunyakira, mwakoze kugirira icyizere ko kuba nje hano kuri Evangeliste Mukalibiya. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Amen. Manisha. Mumaze iminsi twarahoze. Oya ntabwo twihishe. Abantu benshi ntabwo bazi ko ndi umunyeshuri, ntabwo babizi. Ariko maze iminsi umunyeshuri uri kwitegura graduation, maze iminsi habyo ndi gushyira ku murongo kugira ngo bigende neza. Ahubwo mboneyeho gutumira abakunzi banjye mu kwezi kwa 9 niga muri Tinet International. Iyo ni ministeri, ariko ikigo cy'ishuri ni muri Terewo University. Abantu bari muri Amerika muhita muhabona hirya hariya hafi aho muturanye. Ye kuniga icyo bita Great Commission, kurangiza inshingano nkuru. Nanjye rero ndi umwigishwa wa Yesu Kristo uhindutse. Haleluya. Amen. Umwigisha wa Yesu Kristo uhindutse. Kandi nanjye ndi muri misiyo yo kugira ngo mpindure abandi. Yego. Hanyuma tubonye mukubutsa ahantu, ariko nabonye neza muri reka tujye tuvuga yuko turagenda batazagira ngo hari turabanebuke. Turagenda bene data, turagenda nk'abavuga butumwa, nk'abagabura b'ijambo ry'Imana, ndetse nk'abanyamasengesho. Ndagira ngo mbabwire ko tugenda. Turagenda rwose kandi turanabikomeje. Amen. N'abandi bashaka kuzagutumira nukuri bahawe ikaze mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikumere umugisha. Amen. Reka dusuze abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, ntara gatandatu y'abadiaspora, abantu bose bakwisubscribe hano kuri Evangeliste Mukalibiya, abantu bagiye bakora comment nziza, abantu bakanda kuri like, n'abandi bagiye gukora subscribe ku bw'iki kiganiro gisohotse. Imana y'amahoro ibishimira cyane. Tubahaye ikaze mu kiganiro, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze mu mavuta akomeza kandi agahishura ibyari bihishwe, kugira ngo abantu bagubwe neza kandi bakire umunezero wa Kristo, bakire ubumana bw'umwami Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tugiye kubisaba udusengera Imana, numara gusenga Imana utugezeho icyo umwami Imana yashyize ku mutima wa Imana. Amahoro ibaho umugisha. Habwa icyubahiro mwami wacu, habwa icyubahiro nyagora ku ngoma, habwa icyubahiro mubyeyi, papa wacu mwiza. Ubwiza bw'Imana tubonera muri Kristo Yesu, ndagushimiye kunyemereye n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye, kongera kumuha umwanya kugira ngo mvuge izina ryawe, nubihererwe icyubahiro. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo twaherukanaga kera, aravuga ngo dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Imana ishimwe ko nongeye kugaruka imbere ya kamera ntishwe n'ibyaha, ngifite mu mutima inzira zigana i Siyoni. Mana ihimbazwe. Uyu mwanya sabiye umugisha umuntu wese twamenyanye, n'uwo tumenyeye, n'uwo tuzamenyana, n'uwo tuzahurira mu ijuru. Musabiye umugisha kandi nyakubahwa n'amahanga, ndavuze ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Obikita anywhere sayimora
Imana ihimbazwe kuko yatanze Yesu kugira ngo tugaragare, akaduha agaciro kugira ngo tugaragare. Ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya umpaye mwami Yesu ndawugushimiye Mana, ndawugushimiye Papa. Uyu mwanya ndawugushimiye ngewe na bene data abarushe n'abaremerewe bumve ijambo baruhuke mu mitima babohoke Mana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntaba ari njyewe, uhabwa icyubahiro cyawe cyose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Cyubahiro ni cyawe Mana, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana mu mahanga, nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendane agakiza k'Imana we, nzakagendana. Nzacuruza gusenga nuguke kunyurwa kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga nuguke kunyurwa kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Haleluya, Imana ihimbazwe. Nzacuruza gusenga kuko n'abandi bafite ibyo bacuruza, kandi umuntu wacuruje gusenga akunguka kunyurwa agera kure hashoboka. Umuntu wacuruje gusenga, kandi uyu muntu aba yacuruje gusenga kubera iki? Yagendanye agakiza k'Imana. Imana ihimbazwe bene data, Imana ihimbazwe. Abamwemeye uyu mwami bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mujye mwihangana. Impamvu nishima ni uko Yesu ari byose. Haleluya. Impamvu nezerwa ni uko yatanze amaraso ye akabambwa ku musaraba, nanjye nkabamburwa, akababara nkababarirwa, agashinyagurirwa tukishima. Uyu munsi tukaba turi abana bavutse mu gisi cy'amaraso n'amazi. Ubwo Yesu yari ku musaraba yabyaye itorero, nanjye mbonekamo. Niyo mpamvu ngomba kwishima. Ikindi kigeretse kuri ibyo, Mukalibiya ntishima ntabwo uzanshimagiza. Ikindi ntikunda ntabwo uzankunda. Isi irahinduka, n'umuntu kubwe arahinduka, ariko nizeye Imana idahinduka. Ndagira ngo mpumurize abantu nkubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wawe. Ntabwo uzakena, akujyana iruhande rw'amazi adasuma, ayobora intambwe zawe. Umwizere, umwiringire, ntabwo uzakorwa n'isoni. Impamvu mpora nishima kuva ku wa mbere umwaka utangiye kugeza umwaka ushoje, njyewe ngomba kwishima kuko nzi ko ibintu bitatu, umwaka ugira ibihembwe bitatu, kandi ibi bihembwe bitatu ni n'umunyeshuri wiga nawe ahura n'ibi bihembwe bitatu. Umuntu wese wahamagawe n'umwami n'umukiza nawe ahura n'ibihembwe bitatu. None se niniga ishuri ndakaye ndi umurakare, urabona nzarirangiza? Niniga ishuri ndi umurakare, urabona profeseri wanjye atazananira kumukunda ngatsindwa? Niniga ishuri ndi umurakare, ese ubundi mba ndakarira nde? Turwanywa n'isi n'umubiri na Satani, kandi nutishakamo amahoro, wishakemo umunezero, wishakemo ibyishimo, ntaho uzagera. Abantu bo bareke kuko barahinduka, kandi bari kuri firidi ya Satani, bari ku isi ihinduka, ariko bane n'Imana idahinduka.
ubwo se niba Yesu akubwiye ngo ubwo umwami Yesu nkundanda mahoro, andi mahoro utegereje urayakura kuri mu rusengero usengeramo, aho ukorera bizinesi urayakura ku mugabo, urayakura ku mugore, urayakura ku bana, urayakura mu modoka ugendamo. Yesu umwami niwe ufite amahoro yawe. Niyo mpamvu ndagira ngo nkubwire ngo ube maso nanjye mbe maso, wikunde kuko Yesu yagukunze, unezerwe kuko Yesu ari umunezero w'ubuzima bwawe, wishakemwe ibyishimo, ureke kuba umurakare, ureke kugira burakarira, ahubwo vuga ngo ubwo umwami Yesu nkunda njyewe ndamahoro. Imana ihimbazwe. Ndabakunda n'umutima wanjye wose, ubishaka utabishaka, ubikunda utabikunda, njye ndagukunda kuko nakumenye kubera Yesu, ntago nakumenye kubera abantu. Niba naravuze Yesu neza wagombaga kuza kunkunda, ariko niba mvuga Yesu nabi uzandeke rwose, nanjye nta nicyo nzaba amase. Imana itugirire neza cyane. Hari amagambo umwuka wari yasize ku mutima, ni igice cyaho cya 14, turahera ku murongo wa 15. Ijambo riravuze ngo Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. Uku kwezi kwa 5 ndakwifuriza kubwira Yesu ati uzi ko wanyoherereza umwuka wera. Ubwo ndambivuga kubatamufite, nongere mbivuge kubagiranye bifu nawe. Buriya mwuka wera hari ukuntu abantu bamuzi. Mwuka wera ntabwo ari nka wa muntu mutongana ngo agende ngo mudivorce ngo mutandukane. Reka. Mwuka wera suka mese. Mwuka wera ntabwo ajya ahunga, ahubwo aba ari iruhande rwawe. Reka nguhe urugero. Ubu si umugabo mushobora gutongana ariko ntimuve mu buriri bumwe. Kabiri, mushobora no kuvugana nabi umugabo ntimuhuze, akajya mu cyumba kimwe nawe ugasigara mu kindi. Na mwuka wera nukameze, ntabwo akujya kure, ahubwo ari hafi acunga kugira ngo arebe ko wisubiraho yongera agaruke. Ndaguhendahenze wowe udafite mwuka wera, musabe. Kabiri, nawe umufite yahunze, kuramo bya bindi bituma atazi, bya bindi byatumye ahunga bikuremo, ubundi umusabe yongera agaruke. Hano hari amagambo Yesu we yavuze, mumbabarire cyane, njya nkunda kubibwira abantu. Amagambo Yesu yivugiye mba numva nsaba ubwenge bwo kugira ngo nyavuge neza, atazanterera ingumi ku ruhimbi, mvangamo ibitakwiye kuvangikwamo, nuzuzamo ibidakwiye cyangwa se nkagabanya. Ariko umwuka wera ajya adufasha twese. Amagambo parole ya Yesu Kristo ugerageze umubwire ngo nyigisha kuyibwira abantu kuko ari njye wabisigiye. Aravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora ngo kandi batamuzi, ngo ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. 18, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Niko Yesu avuze ngo hasigaye umwanya muto, ab'isi nibabe bakimbona, ariko mwebweho, aleluya, muzambona. Kuko ndiho namwe muzabaho. 20, uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Nsoza 21, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Imana ihimbazwe. Intego y'iri jambo Yesu yavuze, nanjye ndikumva nariha igitekerezo kivuga ngo ukunde Data kugira ngo akwiyereke. Ukunde Data, kandi gukunda Yesu na Data ntabwo wabatandukanya n'umwe. Ukunde amategeko ya Data kugira ngo akwiyereke. Ndakwinginze
nange ndiyinginga. Iri jambo umwuka wera aradufasha kuko twamaze kumuhabwa deshi, twamaze kumuhabwa kuko wa munsi wateraga intambwe wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ujya munsi wari uhawe mwuka wera. Aha tuvuga indimi tukazisobanura, abandi tugakoresha amandiko, abandi tugakoreshwa ibitangaza. Izo ni impano ngira ngo nkubwire ibintu bibiri. Impano umuntu ashobora kuyikoresha atarakira agakiza, impano umuntu ashobora kuyikoresha atarakira mwuka wera. Bivuze iki rero? Nagira ngo nguhugure nanjye nigarukaho. Umuntu wese uhanura ntabwo bivuze ko akijijwe. Umuntu wese uhanura ntabwo bivuze ko atunze mwuka wera. Gutunga mwuka wera ni ibintu biza mbere y'ibindi byose. Ubwo rero ndagira ngo ngukumbuze kugira ishyaka n'inyota cyo gukunda mwuka wera. Ijambo riravuze ngo ni mu nkunda, ntabwo ari Mukalibiya mukunda, ni Kristo nyakubaha umwami. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Aravuze ngo iki? Aravuze ngo nanjye nzasaba data. Data ninde? Ni nyir'ibiremwa, ni Imana ishobora bingahe, ni Imana ishobora byose, ni Imana idahinduka mu rukundo no mu mbabazi, ni Imana ibera hose icyarimwe. Uyu ni we data, Imana ihimbazwa. Aravuze ngo azasaba data ngo atwoherereze. Imana ishimwe, aduhereze umufasha. Reka nkubwire kandi kantu keza. Mwuka wera umufasha, mwuka wera umuhumuriza, mwuka wera umujyanama, mwuka wera udusabira. Uyu ni we tugiye koherezwa. Mwuka wera umuyobozi, mwuka wera umukomezi, mwuka wera umuvugizi, mwuka wera umuhumuriza, mwuka wera umujyanama, mwuka wera umutabazi, mwuka wera umutinyura, mwuka wera umurengezi, mwuka wera umwigisha, mwuka wera rukundo, mwuka wera byose. Dore ngo uyu mwuka wera ugiye koherezwa. Imana ihimbazwe. Ngo nukorera abisi ni bande? Ni abanzi b'umusaraba wa Yesu, ni abantu batitondera amategeko ya Kristo. Abo nibo bisi. Imana ikurinde kuba uw'isi kugira ngo utaza kubura ibyasezeranijwe. Imana ikurinde kuba uw'isi, Imana ikurinde kujajinga agakiza ka bene so utazi uburyo kibagaha. Mu yandi magambo, wimenye ubwawe na Kristo muri babiri nibwo ubasha kugera aho ugera. Ndagira ngo ubwire ngo kuri iki gice cya mbere, kuri iki gice cya 14 murongo wa 15, usaba Imana ikwigishe kwitondera amategeko ya Kristo kugira ngo data kwiyereke. Nuko witondera ku ishuri, Imana ikwigisha mu rugo rwawe, Imana ikwigishe kwitondera amategeko. Usaba Imana ikwigisha, nimara kukwigisha ntabwo uri buyobagurike. Imana ihimbazwe. Yesu aravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza, nzaza aho muri. Yesu aravuze ngo araje aho uri. Reka nkubwire, ntabwo uri imfubyi mama, ntabwo uri imfubyi papa, ntabwo uri imfubyi rubyiruko, ahubwo Yesu aje aho uri. Imana ihimbazwe. Ntuzongere kuvuga ngo uri imfubyi kandi ufite Yesu. Araje aho uri. Hasigaye umwanya muto abisi ntibongere kubona Kristo, ariko wowe nanjye nituguma muri we, amagambo ye akaguma muri twe, azatwiyereka. Ufite amategeko ye, ku murongo wa 21, ngo afite amategeko ye akayitondera, ngo niwe ukunda Imana, ngo kandi ukunda Imana azakundwa na data, na Kristo azamwiyereka. Imana ikwiyereke muri uku kwezi kwa gatanu, Imana ikwiyereke muri uyu mwaka ibitaragenze neza. Imana ikwiyereke. Reka nkugire inama nanjye nyigira. Reka dusabe Yesu atwigishe kwitondera amategeko. Ubundi niyo password mbonyemo. Password mbonyemo nuko nitwitondera amategeko, nibwo tuzavuga ko dukunda Kristo. Mu gihe cyose tutitondeye amategeko, nta rukundo ruhari.
ahubwo tuzaba twaratandukanye nawe bigaragara mu mubiri nyuma gusa. Ariko Yesu arashaka ngo akwigishe kwitondera amategeko. Gira icyifuzo, niba hari itegeko wishe urikuremo, uvuge ngo iri tegeko naragishe ndihanye, ahangaha si byagenze neza. Niki cyatuma data atakwiyereka? Niki cyatuma ubwami bw'Imana butaza aho uri? Igenzure nanjye nigenzure, turebe ikintu cyatumye Imana itanyiyereka Mukalibiya, Imana itakwiyereka. Arega bene data, ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi tusangire, turire ku meza amwe, simbabwire ntibwira. Niki cyatuma Imana itanyiyereka? Imana ihimbazwe. Ritekerezeho, nanjye nitekerezeho. Tugiye gusengera mw'iri jambo, ndaguhendahenze, vugana n'umutima wawe. Ikintu cyatumye Yesu atakwiyereka ugikuremo, niwarangiza umubwire ngo nyigisha kwitondera amategeko yawe. Data, mu izina rya Yesu, Baba nikisavodrayi, muririmbyi yavuze ngo agakiza nzakagendana. Ningera mu Bufaransa bavuga Igifaransa, ntabwo nzakwibagirwa. Ningera mu mahanga bavuga Icyongereza. Hanjye na bene data turasenze ngo twigishe kwitondera amategeko. Anyway stayisayirabo share with the meaningful lesson kota and stayasire aite itegeko twajononekarije duciye bugufi, dusabye imbabazi, twese udutunganye, utuboneze rwose muri iyi minsi, utugira abagabo nyabagabo bakwitondera amategeko. Share winima tayasiribo, twigishe Mana kwitondera amategeko, utwigishe shawaniva yasire hede paisiya, unyigishe bene data, ubigishe nasiwe dimanda ashayini miniko. Mana, ikintu cyose cyatuma nitondera amategeko cyose ugikureho, utwiyereke. Wiyereke abakurikirana iyi channel, wiyereke abakurikirana ijambo ryawe, wiyereke umurwayi, wiyereke urushe, wiyereke uremerewe, wiyereke ufite ikibazo. Sheweriri ya bonesta enestisanema tayozire gide, abarushe n'abaremerewe bose ubiyereke. Shewidimandesi enefayigo, iyereke abagabo, wiyereke ababyeyi, wiyereke igihugu, wiyereke itorero, wiyereke abashumba, wiyereke abadiyakoni, wiyereke abapastori. Shedinifu elesiridraye enestansoma aniwikita edistisnima. Imana twiyereke mu izina rya Yesu. Abarwaye indwara zikomeye, abarwaye umutima, iperitasiyo, Imana ubiyereke. Ababana n'ubwandu, Imana ubiyereke. Ababana na peritasiyo, amakanseri, ubiyereke. Wohereze Mwuka Wera ukize indwara. Natuye igitangaza ku bantu bumvisha irisengesho, babohoke wedesinima heshayidinifu. Abakobwa babohoke, abasore babohoke, abasatani yaboshe imigozi yose. Shewidinima yasi edayikota efombistaye erewirigiri disansi enema ikata yasire. Umuntu wese urusha umwiyereke sharayidirista eneforegrere. Buri wese umusure, buri wese umugenderere, umusanga hari, umutabare, umuvugire, umuvuganire. Abantu ntibabavugira ariko bavuganire. Mwuka Wera uri umufasha, uri umutabazi, uri udisawinima eritayasire shareda rigome ereforima. Ndashwanya gusa imbaraga zose zirwanya abera, ndashwanya gusa imbaraga zose. Satani ndakureze kuri marayika. Satani ndakureze mpambirije abadayimoni, ndakubita hasi ibirwanya abera. Ku kwezi kwa gatanu haboneka impinduka, haboneka impinduka, haboneka impinduka, haboneka impinduka. Abarushe babohoke, amateka ahinduke, kubera yuko
yuko uduhaye umufasha elewisa letala siria jawitaya zinima pafabidi ediwidinistar eregrifo mayisi dusabiye abantu igikundiro cyo mu maraso ya Yesu urakoze mwami usuke igitonyanga kimwe gusa cy'amaraso kubizeye ijambo kuko ubiyeretse mu izina rya Yesu urakoze urakarama kuko twumvise kandi utugiriye neza none n'iteka ryose amina amina. Imana ihimbazwe. Ni kuri Evangeliste Mukalibiya. WhatsApp yanjye ni 0787 94 54 9. Imana ibaho umugisha.